ishusho yayo amaze gucumura iramucungura yohereza Yesu umwana wayo apfira umuntu wari kurimbuka kubw'urukundo akunda abantu mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso. Agapfira umuntu yishwe n'umuntu urwo rukundo rurahebuje nzahora iteka genda uririmba iminsi yose njye nkiriho mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso. Nabuzwa n'iki kukuririmba mwami wanjye mukiza wanjye kubaho kwanjye ni wowe mwami urukundo rwawe nirwo runtunze nzahora iteka genda uririmba iminsi yose njye nkiriho mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso mfite agaciro bagana Yesu umuremyi wanjye n'umucunguzi ibiremwa byose genda birenze kuko nacungujwe amaraso mfite agaciro